Mubiri Gerard uzwi nka Bact, umunyamakuru wamenyekaniye ku gitangazamakuru gikomeye hano mu Rwanda kizwi nka Afrimax TV, yatangaje ko asezera Afrimax TV nyuma y'imyaka 2 bakorana. Ibihe byamubereye byiza kuri we, dore ko benshi banatekerezaga ko Afrimax TV yaba ari ya Bact, nyamara kuri ubu akaba yatangaje ko itariye ahubwo ari nka brand ambassador wayo. Uyu Bact wamenyekanye cyane mu muziki mbere yuko yinjira mu itangazamakuru akabikirangirira cyane, kuri ubu yatangaje ko agiye kuba yakongera kugaruka mu muziki, dore ko no mu minsi ya vuba agiye kubasura indirimbo ya mbere yakoranye n'umunya-Italiyani yitwa Intro, akaba ari indirimbo izamufasha kumurika studio ye yitwa Big Town Record, yamuritse ku mugaragaro kuri wa 7 Mutarama 2020. Mu minsi yashize uyu Bact yagaragaye mu itangazamakuru ubwo yari akimara kuba yakubaka studio ye, agaragara atangaza ko afite studio ya Big Town Record azamurika mu minsi mike, ndetse anatangaza ko yamajije kuba yasinyisha umuhanzikazi Moon Supplier, umuraperikazi wakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kubera ibibazo igitsina gore gikunda kugira mu bintu byo gukora music bikaza kuba byamubera imbogamizi kuko yakora umuziki we neza. Hanyuma uyu musore Bact amaze gushinga studio, dore ko yari anasanzwe ari inshuti ya hafi n'uyu muhanzikazi Moon Supplier, maze bikaza gutuma rero umuntu atekereza kuba yashyira muri label ye bwa mbere. Uyu Bact kandi akaba yatangaje ko muri iyo studio atari Moon Supplier azamanaginga gusa, ahubwo hari n'abandi bahanzi bakiri mu biganiro nka Gisa cy'Inganzo uheruka gusohora indirimbo yitwa Imbere cyane, indirimbo yakoreye muri Big Town Record. Bact akaba yatangaje ko we na Gisa cy'Inganzo hari ibyo bakiri kuganiraho bitaranozwa neza, ariko ko mu minsi mike nibicamo uyu muhanzi azababarizwa muri Big Town Empire. Si ibyo gusa kandi byerekeranye n'ibyo Bact yatangaje, ahubwo ahanini impamvu yo kubamurika Big Town Empire yagira ngo atangaze ko yabasezereye Afrimax TV byeruye, bakaba batangije online TV yiwe yitwa Big Town TV, akaba ari bagiye kujya barizwa guhera ubu, ndetse anatangaza ko hari film series igiye kuzagicaho yitwa The Kidnapping, dore ko kuri ubu aka episode kambere yamaze kuba yagasohora. Uyu Bact kandi abajijwe nimba percentage nini mu kuba yashinga iyi studio zidaturuka kuri Afrimax TV, yasubije ko atabihakana 100% kuko kuri Afrimax TV yakoraga ahembwa, bityo rero niyo mpamvu hashobora kuba harimo percentage zituruka ku mushahara yahembwaga kuri Afrimax TV. Bact ubwo yabazwaga nimba adatengushye abafana be bamukurikiranaga bya hafi kuri Afrimax TV, yatangaje ko atabatengushye kandi ko naho agiye azaharanira kubaha ibyiza. Bact kandi yatangaje ko zimwe mu nkuru zamushimishije kurusha izindi ubwo yakoraga kuri Afrimax TV ari uko yakoreye ubuvugizi umwana w'umukobwa wari waraburanye n'umuryango we mu 1994 bikarangira awubonye, ndetse anavuga umwana yafashijwe kwivuza mu Buhinde. Yongeraho no kuba icyamushimishije by'ikirenga ari uko yaje kumenya ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mukurikirana ubwo yakoreshaga interview umwana ufite impano yo kunyonga igare, bikarangira hawe igare rishya na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Bact kandi yabajijwe inkomoko y'ijambo uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye, atangaza ko ari ijambo ryamujemo bitewe n'uburyo yahoraga mu kazi ndetse na kuraje nyinshi z'akazi, akajya ahora avuga iryo jambo, biza kurangira bimugiyemo gutyo ndetse n'abafana be baza kubikunda. Bact abajijwe ku ngaruka mbi y'abaragize mu itangazamakuru rye, yavuze kuri gitumo yagiye akora rimwe na rimwe zikaza kwenda kumuviramo ibibazo biri seriye, dore ko hari nkaho yaguye gitumo umusore w'Igisenyi ubwo yari atetse akawunga kenda kuba yamumenaho amazi, yari atekesheje kawunga, dore ko ari nabwo yari agishyiramo ifu. Uyu Bact ukunzwe cyane hano mu Rwanda kandi yagarutse ku bakunzi be bamukunze cyane ubwo yakoraga umuziki, bababwira ko ari gutegura album iriho indirimbo 11, ariko nubwo azajya akora umuziki bitazabangamira akazi ke ka buri munsi, ndetse kandi ntibizatuma abantu bavuga ko yaje mwihangana n'abandi bahanzi, ahubwo ari uko umuziki uri kumuforcinga kuwukora. Bamubajije kuri producer bazakorana, atangaza ko azakorana n'umuproducer witwa Clark, umuproducer w'umuhanga cyane muri production ya hip hop, ndetse kandi kuri ubu akaba ari no kuganira na Holy Beat wakoraga muri The Main uburyo nawe yazajya akorera muri Big Town Record, ndetse kuri ubu bikaba byemejwe ko azajya akorana n'aba producers benshi batandukanye, ariko abo babiri aribo bazajya bakorera muri Big Town Record kenshi cyane. Bact kandi yabajijwe ku kuba yakora ubukwe, dore ko mu myaka yashize yigeze kuba yagaragara mu itangazamakuru ari kumwe n'umukunzi we, maze Bact asubiza ko nabyo ari kubiteganya vuba bidatinze kuko uyu mwaka ari guteganyamo byinshi byiza cyane, dore ko anakuze. Bact kandi akaba yaje kuba yaduhishurira ko burya Miss Rwanda 2020 Iradukunda Liliane baba bafitanye isano rya hafi, dore ko ababyeyi babo bombi bavukana. Abajijwe impamvu atigeze amukoresha interview, Bact yatangaje ko atakishimira kuba yakoresha interview umuntu muri famiye kuko byatuma hari ibibazo bimwe na bimwe yirimita kuba yamubaza, bikaba byatuma akuramo ubunyamwuga agashyiramo ubuvandimwe. Uyu Bact yasoje avuga ko ibyiza ari byinshi aduteganyiriza, ndetse kandi nta rungu hamwe na Big Town Empire.
This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko nta handi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.